bintu byabase bije muri iyo gahunda yo kuvuga ngo FDL irimburwe. Urabona FDL yazana imbunda. FDL ntabwo yatanga imbunda wose urumva bishoboka nuko uko urabona none ribaro se rigiye kubaho ni bande bazizana uku nukwereka kujijisha ibihugu byagiye muri uriya muhuro wa za Rwanda n'ahandi ndetse n'amahanga nyirizina nizo za MONUSCO kuko nka hari umuambasaderi bita ngo ni Robert Wood ku munsi w'ejo yategetse yasabye ubutegetsi bw'Kinshasa gufata abayobozi bakuru muri FDLR kubata muri yombi. Inde yatanze iryo tegeko ni ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika yitwa Robert Wood. Ryarese ejo yansekeje rero ntangaza igoma Chirumwami yazanye systeme kuvuga ngo safisha muji ya operation yigeze kuba yigeze kuba ikindi ni 2012 ni 2014 eyihe imwe safisha muji ngo mu rwego rwo kuhiga amabandi yo kuyaca ariko se barihiga kari amabandi ni operation bita ngo safisha muji wambonye se mutaramu ku mupaka kakuramusa cyane inde wa mujama wacu ndamubona rwose ejo tujye muri duhere muri safisha muji ni gahunda uwitwa guverineri Peter Chirumwami afite ipeti rya General Major General Chirumwami avuga ati aya mabandi yazengereje intara yanjye akusugira cyari intara uyu muji wanjye umujyi ntago ikiri intara pe ndaza guhangana nayo gute ko ibintu bikomeje kuzamba buriya bakubwira ko uriya muji byibuze abantu batanu bashobora kuba bapfa mu ijoro rimwe cyangwa se mu masaha 28 abantu bimenyekane hari abamenyekana n'abatamenyekana ariko wanavuga ku rwego rw'itangazamakuru cyane nibo mfasha batanga barasorora wanasorora ewana ikiriho rero uwitwa guverineri Peter Chirumwami itangazo ngira ngo rifite imbere yawe yavuze ati umusirikare umupolisi umuturage utunze intwaro arasabwa kujya kwibaruza mu nzego muri karitsiye ku bayobozi bo muri karitsiye akiyandikisha amazina ye n'intwaro atunze ubwoko bwayo ati kuko umusako uraza gukurikiraho cyangwa se cyitwa ngo ni kufurefe bakaza gusanga uyitunze utaribaruje ngo biraba bibi gahunda ya safisha mugi nimezire twavuga ko hari kivumare bwana Emabu sinzi wenda ukuntu ibintu byabije uwitwa General Alengibia Nzambe Dieu Gentil niyo watanze amabwiriza commandant de la 34e région militaire ubwo ni bwoko ki ni batayo ni iki région ntago ari batayo region 34e région ni militaire ni hejuru ya batayo ubu ni hejuru ya 34 y'isirikare yego uyu musirikare yatanze amabwiriza abwira Chirumwami ati muri iyo ntara yawe urumva buri wese 34e région militaire nayo operating hano muri Nord Kivu gusa itangazo ryatangwe ku munsi w'ejo ku itariki 7 ahubwo nkuko bitangazwa muri itangazo ngo il est recommandé à tout militaire policier habitant et cité détaché où se trouve pour une quelconque raison particulière ubwo nibyo bavugaga ya mutoya ya musirikare ya mupolisi buri wese ngomba kuza akaza n'imbunda akayizana ku bashefu b'ikaritsiye kugira ngo babarurwe gusa ntago bavuze ariko ubwo nukuvuga nyine itangazo ry'igisohoka yego kuko bavuga ngo adate de sojour kugira ngo nyine kuva nyine akitanga bazahita nyine bamubarura ibi rero bije nyuma y'uko i Rwanda habereye inama yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda ndetse na Kongo sinzi niba icyo gihe Rwanda yo yasohoye umwanzuro ko bafashe ko bagiye guhashya FDL ndetse MONUSCO yitangariza ibindi ngo u Rwanda Kongo ngo batanze agahenge kandi mu gihe bizwi ko Rwanda na Kongo bitari kurwana rimwe na rimwe babizi ko bidashoboka niko kuri ariko noneho leta ya Kongo yangiye kwereke ko nayo hari ikiri gukora nizi ngambi genda ikora ifata ariko ikaba isohoye ritangaza umujenerali akaba isohoye itangazo kugira ngo yereke Amerika ko umugambi cyangwa se icyifuzo cyayo nabo bacyakiriye ubwo bigahita bitujyana na Rwanda warukomojeho yo gufata bara ba FDL yuko mu byanzu Rwanda ari ugushaka aba FDLR
bagacyurwa iwabo mu Rwanda, kuko ubona ko iyo u Rwanda ruhuye na Kongo mu nama zigiye zitandukanye u Rwanda rushyira ku meza ikibazo cya FDLR kandi kirumvikana, kuko hari ibitero byagiye bigabwa hirya no hino muri za Nyungwe n'ahandi. Ejo twababwiraga ko ubushize uwitwa Christophe Rutundura yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ariko yavuyeho, ubushize ari Rwanda yagiyeyo, bavuye bemeranyije ko FDLR bagiye kuzihiga bukware zigafatwa zikohereza iwabo mu Rwanda. Budakeye kabiri twumva FDLR bari kuzereza amakarita yo mu gisirikare cya Kongo kandi bagahakikisha ko bari kubaha amakarita ya zamani. Urumva ni 2023 bakagweza ikarita y'igisirikare ya 2010 nimero matricule nimero matricule iri mu ikarita baguhaye bagatanga ya kera bakerekana ko ku buryo niyo haza gukorwa irindi suzuma mu gisirikare bavuga bati abasirikare bacu n'abangabo. Urumva ukuntu bidashoboka ko Kongo yakitandukana na FDLR. So rero n'uyu munsi urumva kiri umwami nubwo bashize amabwiriza ko bagiye guhiga abafite intwaro ngo babamenye ngo mu rwego rwo gushaka kurinda uyu mujyi. Ndahamya ntashidikanya ko iyi ni misita ifite icyo yabamarira. Hari ubundi FDLR wahantu iri uretse Goma ahandi niho uduce ihereremo muri Kivu y'amajyaruguru. Yewe we ntahitari keretse aho yemuvuye turifite ahandi hose irahumva nkeje ubundi ifatanya mirima wabonye ko M23 yabwiye abato ati nta barriere muzongera kubona za FDLR. Voilà tubagiye atari M23 hari FDLR ku butaka bwa Kongo. None iyi gahunda yo kubarura imbunda se kuzizana iyi ngiyi kwanza ngira ngo mbanze nkubwire mu minsi yashize hari ibiganiro twagiye dukora kuri YouTube z'inkuru z'uko aba FDLR bari mu mujyi wa Goma batangiye gucukura inzu ugacukura inzu yawe ukanapavoma na sima ariko batabyemo imbunda ukazayibona ute igiye gukenerwa, kuko barabizi neza ko isaha ku isaha bashobora kubyuka umusako nyine bakaza gusaka abantu hariya ukongera ugasenya. Urumva rero icyo gihe ni ukuvuga ngo nimba ariko iyi ntambara rwose Aimable no kuvuga ikintu gihari nuko izi mbunda nubwo bavuze ko bazikeneye ntabwo ziri butangwe. Nta muzarendo uzi neza ko ari imugaburira, uzi neza ko ari yakesha maramuko. Ni urwitwazo kuko kugira ngo igaragaze ko nta kwita bitagize nta kuntu ibitagize rero ko amahoro yagaruka. Ariko rwose reka situri hano numva hafashwe n'imbunda byibuze 20 uzamenye ko ibyo nkubwira ruko Kongo iragira iti tugiye kubarura imbunda. Umusirikare, umupolisi, umuturage saba subundi nta nubwo ari no kuzibaka no kuzibarura gusa ngo bamenye ko zifitwe. Umuturage, umupolisi n'umusirikare no sugo bazibara gute batazibatse baba bashaka kubarura ngo byene bite nukumenya ngo urayitunze nuko barura reba aho ngaho ntago ari kuzibaka. So bitangazo neza nuko zibarura ngo bamenye ngo Aimable arayitunze ni identification bien sûr. Ubwo nyine bajye bavuga bati wenda bese ntago byoroshye byahariya muvandi komara Kongo aragatera nzamba kanyina wanzambe safisha mugi yawe nukujijije rega wimve ko izi mbunda n'abaciro mwami ubwabo zirabatunze muri umwe cyangwa ubundi. Nitwasanze se abitwa bambokane hariya abajenerali baba autoproclamé hari ukuntu baba barahawe mission ngo buri cyumweru ujye verisa miliyoni 2 kuko bakora requisition gusanga atumije imbunda ziruta abasirikare bamuha imbunda we ati genda ujye uhiga amafaranga buri cyumweru verisa ya naya mbokane ngubwira ni general autoproclamé uba hano muri Nyiragongo nawe ariko akavuye kafiyaje yose iba muri uwo mujyi wa Goma abayiri inyuma kandi bakurikirana ugasanga yoherejwe n'abaviongozi bo muri leta. Ariyo mpamvu wumva baza bagasaka cyangwa se bagatera urugo rw'umuturage mu gitondo ntubone hari umuntu n'umwe watawe muri yombi kubera iki ababatumye nibo bari kuza n'ubundi ababatumye nibo bakaba yuregera nka data wari wumva se hari umuntu wafashwe ngo yisha umuntu hariya cyangwa ngo yatera urugo rw'umuturage ibaze kuza kuko iyo bakaza n'imodoka yo gupakira kandi umujyi urimo ibisirikare za sadege za Monisco imodoka igatera amabuno hariya karate volere hariya baraza kukwiba na moto turapine ziparitse hariya karate volere n'umutwe ariko karate volere n'amabandi hariya azwi kuri iryo zina nkuko inahari giye babanga buzuku bashitani bariya bo ni itsinda rimo n'abagore n'ibiki baraza bakakubwira bakakwiba guhera ku ntebe zo mu nzu televiziyo apanabya no kuza abantu bashaka amafaranga yonyine bakapakira rwose inzu bakayeza bakagenda kandi umujyi urimo patrolo
urumva umujyi urimo sadeke yirirwa ipatororinga urimo abarundi wihaye ngo bari kurinda umujyi mu buryo bwa intelligence urimo FDLR bizeye cyane urumva hariya mu mujyi wa Goma rwose abiba ni nabo bashinzwe kuwurinda tuvugishije ukuri nubwo biba mu buryo bw'amayeri so ayo mapure rero tukiri muri izi nkuru za hano hakurya ikongo nabona iminota yatugurukanye ubwo twanzuye ko nako tubonye ko ntabwo twanzuye mvunanye kuba gweshya ngo twanzuye ko tubone hamwe ko hagiye kubarurwa imbunda bazifite kugira ngo umujyi bumenye ngo ni bande bazifite n'izingahe nyuma yaho hazasoka twiteze ko hazasoka iri hetangazo rindi nyuma yo kumenya imbunda zihari ibintu bibera hariya rero ntabwo njya mbona nta follow up nta no kubikora bikagenda gutyo tu karangira gutyo nese ni bagiye bapanga mu operation atandukanye bikarangira ntitumenye ko byarangiye izitwa za Springbok ntuzibuka zazaga zakabirirwe ngine operation ngiye gukora ibi nibi bikarangira nta kintu na kimwe ubu Kongo irashaka kujijisha Amerika ko FDL igiye kuyihiga rwose kuko byagombye niba barabisabye kurarura umutwe byagombye kuvuga bati tugiye kuhiga abafite izimbunda tumenya abazifite kugira ngo FDL tumenye uko tuyirandura cyane none bo wizeye ko bizagenda gutyo ntituzajya kubona iri tangazo aha se ketse kiri umwami nabona nyine ubwo urumva nk'aka kana aba yateguye haba harimo amafaranga yaragomba gukora iyo gahunda apanga operation nkizi nawe ngo arebe ko yakibona kuri amafaranga y'Kinshasa baraba bashora mu byo bita ngo muri état de siège urumva ubwo hano ako na Amerika yakoze requisition ubwo Amerika bafasha ariko Amerika sembe muri operation se ntiyabafasha ubwo ntabwo byoroshye hanyuma tukiri muri izi nkuru zo hakurya ejo hari imirwano kwigeze gukomozaho yaberaga muri Masisi aho bita Gisuma nababwiye ko ari hafi cyane yaho bita Bihambwe ni insisiro ziba zigiye zishoreranye ukuntu uba werekerana none ariko aho bita Masisi zone uciye za Gatare ariko wacana yitwa Zakaniro niho hahase M23 wafashe oya ubwo ejo haguye umusirikare ufite ipeti rya colonel uyu disi ako ndi kubona umupeti wana ako abatipe biha mupeti bafite ubise hari imyaka 30 afite baba civile bagiye bafata ipeti rya colonel hariya barica amazi nibyo nirwa mvuga yewe no kuri kwimana mu ijuru pire ba civilian ngo ni colonel muri mayimayi bayita ngo ni APSLS APSLS yitwa ngo ni Desire Batundi afite nka 28 kabisa ariko ngo ni colonel no kuri kwimana mu ijuru ginga bazi ipeti rya colonel kweri ubwo ki ari ipeti ryiyubashye uyu ngo yasiwe muri Kisuma sasa Gisuma rero niho yarasiwe ku munsi w'ejo nyuma y'urugamba rutari rworoshye ni urugamba rwagaragayemo imbunda zo mu bwoko bwa mitraillez urayizi nayo nzumva kera ngo rwose ejo nirwo zabaga ziri kuririmba muri biriya bikuyu byahitwa mu Bufaransa ari ukuntu bafata uduce bakatwitirira amazina hari ibikuyu byaho bita mu Bufaransa rwose ako mitraillez niyo bavuga ngo igira urusaku rwinshi hafi aho ni automatic weapon ariko ikintu cyabayeho muri urugamba rwahari muri Gisuma M23 nk'ibisanzwe bajya bayataka yabyiteguye yabimenye iyo baje rero babiteguye nibyo nyankubwira nti nuvuga ngo afite ubutasi uri imbere buhambaye nabwiye nti iyi amabure mbizi neza ko yambwiye ko aranyura mu rugo ntagomba kuba nasafishije umva umushyitsi uri bwakire nta kintu nyine ibintu byose abiri kuri gahunda so aba rero mu by'ukuri baje n'ubundi bahura n'ingorane urumva ahantu haba haguye colonel nubwo ari autoproclamé ariko colonel nk'abangaba b'ubwo batanabyigiye burya barindwa n'abasirikare benshi birumvikana aba rero buriya niwumva ngo colonel wo muri Kongo yarashwe ujye umenya ko kandi ubu abasirikare bato bahashiriye uri kuna abatipe ubaje akagira cyakajya mu kindi gisirikare iri peti ngo baryubaha abantu barikomerezaho se no kuri kwimana kabangaba bageze muri M23 takujyana refresh ukabanza ukajya kwiga bakareba ko ubushobozi bufite ko bambwiye kunyeshyama ngo yehe peti ngo igisirikare cyose igiyemo ngo bakurikize iryo peti uzarebe n'abantu biripotinze bavuye muri FDL hano mu Rwanda ntago muri mu hotel ntago babaha mupeti bafite tuzakurikirana tureba ariko bari muri federation mukabageranye n'ababita ngo nabanyatura FDL bariga bigisirikare uzakurikira bagira amashuri bita ngo ni za ESO bakagira yitwa ngo ni za SM bajya biga mu gisirikare pe ariko baba bibye ubuse nk'umupeti imyaka 28 kureba uyu we rwose colonel bitunda furu kandi batundi ni bari baki batundi bazire
uyu nguyu rwose hanyuma biragaragara ko yarishimuswe. iminota yawe tujyanye tubwire aka gace ejo ngo Nyakoma bahita Nyagakoma ni kamwe mu duce tuzwiho ubworozi bw'amafi cyangwa se uburobyi bw'amafi rwo ku rwego rwo hejuru. haya ngo bagafasha batarashe ni iminota 30 yari ihagije. 30 minute ngo amasasu yavuze igihe gito gishoboka. Mu 23 urumva yafashe kara gace ka Ishasha twakagarutseho. Na Nyamirima ngo nawe yayifashe ngo itarashe cyane. Igeze Nyagakoma rero umwanzi barimo hari yahungira Nyagakoma. Nyagakoma rero mu kuhagera avuga atari kantu twice n'ubundi twahungiye ubwayi mu rubingo. Reka dukomeze ejo twababwira ngo duce berekejemo ubyibuke neza abasanzwe badukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Byaje kuba ngombwa ko rero ararafunga imizigo kuko abantu bakora business y'ubwato hariya transport yo mu bwato ejo bari baraye rwose ntabwo bigeze baryama batwara izi FDLR n'aba bazarendu n'ibiki byose babakura muri kara gace ka Nyagakoma baberekera hitwa za Kasindi ni kure cyane berekera za Butembo urumva biza kurangiraho M23 nuko nawe yari hafi aho ije rwose yakira aka gace mu mahoro ariko niba hari abantu basesekaye muri kara gace bakakirwa neza ni M23 wabonye video abana bahobera abasirikare batitaye ngo bashayitse imbunda bahobera umugore ukabona naguhobeye agahwanya bishimye cyane rwose ubona ko bari abaturage bari baragowe pe. Ubwo rero naho ngaho dusoreje umunsi